Ladies and gentlemen, amazina yanjye nitwa Benir Benjamin. Hanyuma ndashaka kubabwira utuntu dutandukanye tuzagufasha kugira ngo umukunzi wawe cyangwa umukobwa wakunze crush wawe cyangwa se umukobwa ubona ukunda ariko utaramubwira ko umukunda, ibintu ushobora gukora kugira ngo akwiyumvemo kandi uko bwije nuko bucye agenda gukunda, noneho bizarangire atangiye no kukwita sheri utarabimubwira, atangire kujya kubwira ati waramutse ute shushu wanjye, gutyo nyine, ariko atavuga kuri sheri we, ariko nyine ubona byaramujemo ko nyine atangiye kukwiyumvamo nka sheri we. Rero abantu benshi bakora amakosa atandukanye mu gutereta abakobwa, ugasanga umukobwa uramubonye utangiye guhita umubwira ibintu byahe n'ibyahe. Niyo mpamvu akenshi abakobwa usanga umuteresa akakwanga, ariko nukomeza gukurikirana ibi biganiro nzajya ncishaho, ibiganiro tugiye guhera kuri iki, tuzajya tubikora mu episode, hanyuma tuzagenda tugera ku ngingo ushobora gukoresha n'imitoma ushobora gutera umukobwa akagukunda kurushaho, n'igihe mukundana akaba yakomeza kukwiyumvamo. Nzajya mbanyurizamo mbereke n'igihe mwashwanye ibintu ushobora kumubwira umukobwa akakwiyumvamo kurushaho cyangwa akakubabarira agakomeza akagukunda, ntimushwane ngo urukundo rwanyu ruhagarare. Hanyuma ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ibindi tuzajya tuvuga ujye ubibona neza kandi ujye ubibona ku gihe. Ukore subscribe, sharing ku bantu kugira ngo bigere kure, kandi ibyiza wanakora like kuri kino kiganiro cyangwa iyi video cyangwa iki kiganiro dukoze, kugira ngo YouTube ijye ibirekomandinga n'abandi, hanyuma bigere ku bantu benshi. Hanyuma tuvuge ukunze umukobwa, uramukunze, hanyuma uramubonye muhuriye ahantu, swat mushobora guhurira mu birori, mushobora guhurira ahantu habaye event runaka, ushobora kujya iwabo kubasura ukamubona mukavugana, yaba yagukunze ubona ko yagukunze cyangwa atagukunze, ariko hari uburyo ubibona ko umukobwa yakwiyumvishemo, cyangwa se wabona atanakwiyumvishemo, hari uburyo ushobora kuba wamukunze bitewe n'aho mwahuriye. I don't mind where you meet, sibyo? Ushobora guhurira wenda muri church ku rusengero ku cyumweru cyangwa mu masengesho runaka, ahantu hose wahurira n'umukobwa. Umukobwa nimuhura bwa mbere uzamwegere, ariko wirinde kugaragaza ko wamukunze mukibonana bwa mbere. Mukibonana bwa mbere uzamuganirize, binabaye byiza wakora ku buryo atabona ko uri umuntu uvuga amagambo menshi. Mu gihe ubona ko wamukunze, ukimubona ba nk'umuntu ugira amagambo make, umusuhuze, numara kumusuhuza umubaze utuntu duke, muraho, amakuru ni meza, umwibwire njye nitwa, reka nivuge wenda reka nkoreshe urundi rugero, ushobora kuba witwa Nizeyimana Eric, njye nitwa Nizeyimana Eric, naturutse, tuvuge wenda ni ku cyumweru mwahuriye muri church, njye nitwa Nizeyimana Eric, naje hano gusingira hano, ndakubona, nsanzwe nsengera wenda muri Foursquare se, cyangwa nsengera muri Restoration Church i Masoro. Uyu munsi nateraniye hano iwanyu, nababereye umushyitsi, gusa nishimiye kuba hano. Mwebwe se mwitwa abandi? Ntago iyo umubwiye ngo mwebwe mwitwa abandi wamwubashye, ntago yabura kukubwira, yahita akubwira. Ariko akenshi abakobwa bakunda kubeshya, ugasanga arawe ati njye nitwa Lise kandi wenda yitwa Naomi. Ariko akenshi iyo umukobwa nyine nawe abona ko uri umusore usobanutse, akubwira izina rye kandi ntakubeshye. Kandi uzirinde kujya kubwira umukobwa umusaba umwipresenta w'amazina yawe cyangwa iki, ngo ubimubwire nyine utiteguye, uri mu kavuyo, uri mu bantu benshi, uri kuri telefone se, cyangwa uri kumwe n'abantu uri kwihuta. Fata umwanya ku buryo uri bumubaze ibyo akubwiye
uba ufite umwanya uhagije. Kandi ikindi ugomba kuba wambaye neza, kuko nakubona bwa mbere buriya abakobwa bagira intekerezo, iyo abonye umuhungu akenshi umuhungu akamwaprocinga akamubaza izina, nubwo yaba afite sheri ariko ahita amukompara na sheri waba ati uriya muhungu wamusuhuje nabonye ari smart ukuntu. So rero nuza utari smart umukobwa bizakugora kumwiyegurira. Hanyuma akimara kubwira nitwa Naomi, akakubwira izina, azambwira wow, izina ryawe ni ryiza, ndumva ufite akazina keza, azaseka ahita avuga ati merci. Hanyuma numara kumushimira ko akubwiye izina kandi ukamubwira ko ari ryiza, ukabikora gutyo, uzahita umubwira uti se nabona contact zanyu ko nifuza ku contact yawe nayibona. Akenshi abakobwa hari igihe nyine iyo atagukunze cyangwa atabishaka, ubona ahise nyine avuga ati telefone ibiki n'ibiki, agatangira kuzana impamvu telefone yanjye n'iki. Nakubwira gutyo uzavuze no nta kibazo, ntugacike nta kibazo, mpereza iyo nakubonaho nubwo yaba iy'undi muntu nta kibazo. Nubimubwira gutyo waciye bugufi uri humble, azaguha nimero ya telefone. Namara kuyiguha, akimara kuyiguha uzirinde guhita umubipa. Hari uburyo abahungu bakora amakosa, ngo reka nanjye ngubipe ubone yanjye. Tuza wirinde guhita umubipa cyangwa ugire ikindi ukora, hita ufata telefone uyishyiremo nimero, uyandikeho izina, uhite uvuga uti harya wambwiye ko yitwa Naomi, okay reka nandikeho. Niba muhuriye wenda ku Gisozi, uhita uvuga ati okay reka nandikeho Naomi ku Gisozi ya gutyo. Hanyuma numara kwandikaho izina, umusezere umbwira uti sawa rero ubwo ninjira mu rugo ndaza kukuvugisha. Hanyuma iyo umaze kubona contact y'umukobwa, ubwo tuvuze ku ruhande rw'uburyo ushobora kumwaprocinga akaguha contact ze, ariko hari ubundi buryo ushobora no kubona contact z'umukobwa, wenda ukayibona contact y'umukobwa hari umuntu uyiguhaye, akaguha nimero akubwira ati nguyu umukobwa uzamuhamagare, ni pasi. Benshi akunda kuvuga ko ari pasi. Ibyo bintu iyo bibaye nabyo tuzagaruka mu yindi video tuzakora ubutaha, tuvuga uburyo ushobora kwipresenta ku mukobwa mutaziranye, mutigeze muhura, ngo mutigeze mubonana na rimwe, wabonye nimero ye kuri wenda kuri social media se, cyangwa se ari undi muntu wayiguhaye. Tuzabivugaho tuvuge uburyo ushobora kubikora. Umuntu aguhaye nimero y'umukobwa, uburyo ushobora kumwaprocinga kandi neza, nyine akaba yakumva ko uri umuntu uri serious. Hanyuma iyo umaze kugera mu rugo, wamaze gutwara contact wagiye, urategereza nibura hagashira amasaha menshi, nibura bikaba nka niba mwahuye ku manywa saa sita cyangwa saa saba, nibura bikageza amasaha ya nimugoroba saa moya. Akenshi abakobwa bakunda kuryama hakiri kare mu masaha 3, benshi ntabwo bakunda kuryama bitinze. Rero niyo mpamvu ugomba gukora ku buryo nibura saa moya n'igice, saa 2 z'umugoroba umuhamagara, ko uba utazi time abonekeraho kandi ntabwo uri sure neza. Kandi mugihura ntabwo wamubwira ngo boneka izihe saha ngo nzaguhamagare, uritonda. Hanyuma saa moya cyangwa saa moya n'igice, saa 2 gutyo z'umugoroba ukamuhamagara. Muraho, yego amakuru ni meza, ukamwibwira, ukamubwira ko ari we wundi yahaye nimero, wagiye izina twari twakoresheje. Reka tuvuge ko witwa wenda Jean Paul, ngiye twahuriye handi usingira ku rusengero, ngiye wahaye nimero. Amakuru se agusubize ni meza, wese umeze ute, nawe umubwire uko umeze. Hanyuma muganire nyine, mubaze amakuru nyine, mugende muganira utuntu dutandukanye. Hanyuma kuko uba wamaze kubona nimero ye kandi utangiye kuganira nawe, muzaganira noneho muganira igihe gito, nibura iminota itarenga 5 cyangwa 3.
iminota mike cyane, muganire ibintu bike, nanjye mbwira uti rero nashaka kugusuhuza mwifuriza n'umugoroba mwiza, mugire ijoro ryiza. Sawa. Hanyuma kuva uwo munsi ukimara kumuvugisha gutyo kumva nta kibazo akuvugishije neza iyo nshuro ya mbere, uzatangire kujya umwandikira utumesaje mu gitondo abyutse, umusuhuze amakuru, ugire umunsi mwiza, umusuhuze gutyo, noneho nawe azajya gusubiza. Hanyuma nanone mu myizo ya mbere wirinda kumubwira utuntu twinshi ngo saa sita umwandikire, saa sita mu gitondo mwaramutse, nimugoroba ukongera ukamuhamagara, nka ya sawa wamuhamagariyeho nanone, mukaganira nanone, mugasubukura amakuru, umeze ute, wiriwe ute se, uyu munsi wakoze iki, ugatangira no kumubaza niba wenda tuvuge niba handi mwahuriye ku rusengero haba amakorari, ukamubaza ati se ziriya korari ziri hariya ko nabonye ari nziza, uba muyihe, akayikubwira. Niba mwahuriye mu birori wenda ku muntu w'inshuti yawe wari wagiye kureba, mukahahurira, ukamubwira se hariya hantu wari waje muri tuvuge na anniversaire, iriya anniversaire wari wajemo hariya muri uriya rugo ukunda kuhaza, ko uriya muntu nanjye ari inshuti yanjye, akakubwira ati sha nanjye ni inshuti yanjye gutya na gutya. Niba wenda mwarahuriye muri event runaka, ukamubaza iby'iyo event ku munsi ukurikiyeho. Hanyuma mukajya muganira uko bwije n'uko bukeye, ukagenda umubaza amakuru, mu gitondo umubwira amakuru yawe, mwifurije igitondo cyiza, nawe akagusubiza, ukamwihorera. Saa sita noneho ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu, noneho ugatangira no kujya umwandikira nka saa sita uti saa sita nziza, ugahita unamuhamagara uti ugire ibihe byiza, iminota mike nk'ibiri mukavugana. Hanyuma nibura ukamara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ugenda umuhamagara, umubwira, umuganiriza nyine gakeya, umubwira utuntu dukeya. Hanyuma nyuma y'ibyo byumweru cyangwa y'icyumweru kimwe, ukamubwira uti ariko ko nifuzaga se ko twahura, ndumva noneho ngukumbuye, nakubonye rimwe, noneho ndumva nagukumbuye, se nta kuntu twabonana, ukumva ukuntu abyakiriye. Wakumva akubwiye ati nta kibazo twabonana, ahantu akubwiye muri buhurire hariho hose. Ntuzigere ubwira umukobwa muhuye bwa mbere mutaramenyana cyane ngo umubwire ngo waje konsora, no, ni bibi, ahita atekereza ibintu byinshi. Ahubwo uramubwira uti ndashaka ko duhura. Akenshi ikintu kiba cyiza, ushobora kumubwira uti duhure, mugahurira nk'ahantu, ntumwereke ibintu birenze. Niba muhuye mwapanze ukamubwira uti rero ndashaka ko duhura, nkongera nkakubona nkagusuhuza, mugahura, kandi ukagenda wakoze akantu kagaragaza ko umukunda, ukagaragaza ko nyine wamukunze, ariko bikiraho nta kintu uramubwira. Ukamubwira uti ndashaka ko duhura, mwahura, ukamusuhuza. Byaba byiza ukaba hari akantu witwaje ku buryo ari bubone ko utakaguze, hari akantu witwaje uri bumuhe koroheje pe, ariko kagaragaza nyine ko uri affected, uri ufite affection y'urukundo. Ushobora nko kugura urubuto runaka, abakobwa bakunda, nta mukobwa buriya wanga pome, kandi pome iba ifite icyo isobanuye ibintu byinshi mu rukundo. So ushobora kugura pome nk'imwe, ukayikora ukuntu, ukaba wayishyira mu kantu ariko kari smart, ukakabika ku buryo atari bukabone, mukaganira. Mwamara kuganira ahantu niba muri mwicaye ahantu wenda mu kantine, wenda ndi kuvuga ku bantu biyoroheje, abafite amafaranga agize bashobora kujya ahantu, ariko hatarenze, atari ukuvuga ngo mujyanye muri hoteli, ukamujyana ahantu horoheje, mushobora gufatira akantu ko kunywa ka make, kamugurira. Kandi yakubwira ati ntabwo nshaka ibintu byo kunywa, ntabwo nshaka ibintu, ukabyumva, ntumuhatirize. Niba umuguriye akajuice, nyine akantu gato cyane, kakamugurira. Warangiza umubwira amakuru, se bimeze gute, bimeze neza, cyamba nari ngukumbuye, mukaganira ibyo mwamaze ibyumweru bibiri muvugana cyangwa iki cyumweru muvugana,
mukabiganiraho, mugafata agahe nyine gahagije ko kuganira mwicaranye, nibura mukamara igihe kitari munsi y'isaha muganira. Ariko mu kuganira gutyo muhuye bwa kabiri, ukirinda kumubwira ibintu byo kuvuga ngo ndagukunda, ukabyirinda ntuhite ubimubwira, ahubwo ugahita umuhereza ka kantu wamutegura. ushobora kuba wamuteguriye agapome ariko kari kumwe n'utundi tuntu tw'udusinakis, wenda nyine muri bya bindi mwagiye muganira muri ibyo byumweru bibiri, ushobora kuba hari ibintu wakuyemo ashobora kuba akunda wamunetse, ariko utabimubajije cyane mubwire ngo mukunda iki duhuye, ntabwo wowe genda umubwira wivugije uti sha, nyine wenda muvugana muri ibyo byumweru bibiri, ushobora kuba waramubwiye uti njyewe mba numva nkunda ibintu mu byo kunywa, ngiye nikundira wenda juice wenda izi n'izi, nababwira uti sha njyewe ntabwo nyikunda, njyewe kugira ngo nywe juice wenda ya pome nakwinywera juice wenda ya mango cyangwa ya pineapple. So mwaba mwahuye muri bya bintu yagiye amanshoninga akunda, akambwira uti hari akantu akuzaniye sinzi niba uri bugakunda, kakamuha ariko harimo n'akandi kantu k'urubuto gatoya ariko kagaragaza ko nyine kagaragaza ikintu cy'urukundo. Hanyuma ukakamuha, akaragushimira ati wawu urakoze cyane, mugatandukana. Hanyuma sasa iyo mumaze gutandukana, amaze kugenda mutandukanye muri uwo mugoroba cyangwa nyuma yo gutandukana, uhita umuhamagara cyangwa nawe akaguhamagara, agatangira kubwira ati sha mva nishimye, kariya kantu wampaye nishimye, ni keza, wakoze cyane, wakoze, akagushimira nawe ukavuga turakoze gushima. Hanyuma muri ibyo bintu ugenda ubona ako gasiripurize umukoreye nuko kuntu mugenda muvugana, ukuramo igitekerezo. Ushobora kubona ko uwo mukobwa nubimubwira ashobora kugukunda, ariko ndaza kukubabwira amagambo ushobora kumubwira umusaba urukundo, kandi akaba yavuga ati wawu uyu muhungu ambwiye ibintu bizima. Kandi ukirinda byo kuvuga ngo uratekereza ko umuhungu bakundana wenda cyangwa niba afite undi muhungu bakundana ngo uratekereza biki. Wibitekereza, kuba bakundana ntacyo bivuze. Ushobora kumwereka affection ko umukunda, ukanabimubwira, we akazashaka anytime mu gihe abona bishoboka mukaba mwakundana. Ushobora kumutwara uwo bakundanaga, birashoboka, ariko simbabwiye ngo muzajye mwaka abahungu bakundana nabo ngo mubabake. Ariko niba wamukunze, why not utabimubwira, noneho nawe akanaliza, akareba niba koko wowe umwitayeho kurusha wa wundi. Ashobora kubona hari icyuho kibaye, wenda wa wundi bashwanye cyangwa hari uburyo banameranye ukuntu cyangwa atanamwiyumvamo. Iyo ubona yaguhaye umwanya, nibwo umubwira rya jambo. Impamvu nabwiye ngo ugomba gukora nibura icyumweru cyangwa bibiri, ni ukugira ngo urebe neza ko wa mukobwa ari kuguha umwanya, hato utamubwira ijambo ushaka kumubwira kandi yifitiye undi. Iyo afite undi rero akunda cyane kandi bafitanye gahunda ndende, ntabwo aguha umwanya ngo ube watangira kumubwira ibintu byinshi. So iyo rero yatangiye kukwemerera, nawe akanyuzamo akaguhamagara kandi ukabona akwitayeho, biba byiza. Aha ni ku ruhande rw'umuhungu wenda ukunze umukobwa, ariko hari n'igihe umukobwa aba yarakwikundiye kwihamagarira, rero ubonamo opportunity yo kumubwira. Muri ibyo rero byo guhora umubwira utwo tuntu na za surprise wamukoreye, na kwa guhora umuhamagara amwifuriza igitondo cyiza, bigeraho nawe nyine agatangira kujya kwandikira ati besto cyangwa my friend. Rimwe na rimwe ukajya kubona iyo ari umukobwa uba affected vuba, ubona atangiye kuvuga ati sha shushu mbabarira rwose, wenda niba umuhamagaye akaba ari busy, sha shushu mbabarira ndi busy, ukabona aho ukandana kavuze shushu. Ashobora kubivuga utaranabimubwira. Hanyuma iyo amaze kuba nyine ubona wamaze kumukurura,
wamaze kubona ko umuhungu uri type ye nyine ubona nyine n'ubimubwira bizacamo ubona hari amahirwe ubiha. Ngiye kubabwira akantu ushobora kubwira umukobwa, message cyangwa se amagambo ushobora kubimwandikira muri message cyangwa ukabimubwira mu magambo. Reka nkababwire. Ushobora kumubwira ugatangira uti twavuze ko wenda yitwa Naomi, ukamubwira uti okay Naomi, mu by'ukuri maze igihe kinini ntekereza ikintu gikomeye nshaka kukikubwira, ariko narabuze imbaraga zabivuga kubera ko numvaga ngifite ubwoba, ariko ndumva igihe kigeze, reka nirure mbikubwire, nkubwire ikindi ku mutima. Ndashaka kukubwira icyo ngutekerezaho kandi umbabarire unyumve. Ndabanza ngushimire, nkubwire ko ngushimira kuko wambereye inshuti nziza mu gihe cyose tumaze tumenyanye. Kuva igihe twahuriye mu minsi ishize tumenyanye, nakubonyemo umukobwa w'umutima, mbona ko ukunda Imana kandi kugira umuco mwiza wo kutirengagiza abantu, ndetse mbona ko ufite umuco mwiza wo gukunda umuntu kuruta ibintu. Icyo kintu nakikubonyeho pe, kandi numva nshimye Imana kuko yampuje n'umuntu nkawe. Rero ndashaka kukubwira ijambo rikomeye. Mu by'ukuri ndashaka kukubwira ko nagukunze. Ndagukunda cyane kandi nifuza ko wambera umukunzi, ukambera umwizerwa, ukambera byose, ukambera icyuzuzo cy'umutima wanjye. Ntago wigeze uhwema kunyereka ko unyishimira, kandi nanjye nasanze imico yawe ihura neza nuko nifuza. Uwo nasabye Imana nta kabuza ni wowe, nta gushidikanya. Mbabarire wakire neza icyifuzo cyanjye, utitaye ku byo ubona, ibyo uzi cyangwa n'ibyo utazi. Ndagira ngo nkubwire mbere y'uko ufata umwanzuro ko njyewe ndi umusore uzi gukunda, kandi numpa amahirwe yo gukundana nawe, nzagukunda kandi sinzigera nkurutisha undi mukobwa uwo ari we wese. Ndabizi neza yuko ushobora gutekereza yuko ndi kukubeshya, ariko mu by'ukuri umutima wanjye urakwishimira, kandi nkunda iyo ndi kumwe nawe, kandi nkunda kuvugana nawe. Iyo mvugana nawe mba numva nezerewe. Uri umukobwa w'inzozi zanjye kandi uri mwiza ku buryo utatekereza. Undutira abakobwa bose nabonye ku isi yose, nta mukobwa wamera nkawe. Ayo magambo ushobora kuyamubwira, warangiza ukarenza ukamubwira uti rero Naomi, ndabizi neza yuko gukunda bigora, umutima wanjye waragukunze kandi ndabikubwiye. Ndagusaba kugira ngo uzampe igisubizo cyiza, kandi ndagukunda. Reka mbisubiremo, ndagukunda cyane. Nubwira umukobwa aya magambo, umva uzabona agize affection, kandi mu by'ukuri ntago wabwira umukobwa amagambo nk'ayo ngayo, kandi umaze iminsi nk'iyo twavuze umwereka ko umwishimiye, umwereka ko umwitayeho, ngo nawe abe yapfa kuguhakanira. Murakoze. Ubutaha tuzakora episode ikurikira iyi ngiyi, tuvuge uburyo noneho ushobora kuganiriza umukobwa, n'uburyo ushobora kumubwira nyuma y'uko amaze kugusubiza, nyuma y'igisubizo yaguhaye. Ashobora kukubwira akakwemerera, cyangwa akaba yakubwira ukundi. Tuzabirebaho turebe yaguhakaniye uburyo wamubwira, n'uburyo wabyitwaramo, n'uburyo yakwemerera, n'uburyo wakomeza kumubwira amagambo meza, kandi umukobwa akagukunda akakwimaramo. Murakoze gukurikirana iyi video. Kora subscribe, kuri share na commenting kuri iyi video, hanyuma uduhe na like niba wayikunze, uyisangize n'abandi bayumve. Murakoze. Yari Benjamin, mugire ibihe byiza.